Do not disturb niwo mutwe umunyamakuru akaba n'umwanditsi w'ibitabo w'umwongerezakazi Michaela Long yahaye igitabo cye giheruka yashyize ahagaragara tariki ya 30 Werurwe uyu mwaka. Ni igitabo cya paje 512 kivuga ku Rwanda gikuyemo amakuru yakusanyijwe mu barwanya leta y'u Rwanda, kuko n'uyu mwanditsi ubwo abyemera ko yavugishije uruhande rumwe rukumbi. Iki gitabo iyo urangije kugisoma ubona ko Michaela Long yacyanditse agamije kweza isura y'inshuti ye Patrick Karegeya. Uyu mugabo wishwe tariki ya 31 Ukuboza 2013 ishyira tariki ya 1 Mutarama 2014 yarazwiho kugirana ubushuti budasanzwe na Long, ku buryo urupfu rwe ruri ahanini mu byamuteye kucyandika. Kugera aho amuharira paje zigera kuri 30 zose amuvugaho birambuye. Long aharira paje zigera kuri 200 amateka ya Uganda yo mu bihe byo hambere ubwo Yoweri Museveni afatanyije n'inyeshyamba zarimo abanyarwanda benshi bari muri kira gihugu nk'impunzi batangizaga urugamba rwo kubohora Uganda. Uyu mwanditsi yibasira mu buryo bwihariye Perezida Paul Kagame na leta y'u Rwanda muri rusange, kuko yifashe mu buryo buziguye agaha ijambo abarwanya leta y'u Rwanda ndetse n'abanzi barwo gusa, bagasubiramo ibyo bibi basanzwe bavuga kuri leta y'u Rwanda. Ku rundi ruhande ariko Long ashimagiza bikomeye Museveni n'ishyaka rye NLM ku buryo nabyo ubwabyo byakwibazwaho. Igitabo cya Michaela Long kigaruka cyane ku mvugo z'uburyo u Rwanda rutihanganira abatavuga rumwe narwo, rubahigira hasi kubura hejuru aho bari mu mahanga. Ku isonga hakaba Patrick Karegeya wishwe n'igishije imigozi muri hoteli yo muri Afurika y'Epfo, na Kayumba Nyamwasa bahoze mu buyobozi bw'u Rwanda nyuma bakaza guhunga. Kimwe mu bitangaje mu ntangiriro z'icyo gitabo ni uburyo Michaela Long ashyira abanyarwanda bose mu gatebo kamwe, ko ari ababeshyi batagomba kwizerwa, ari nabyo ashingira avuga ko ibyo u Rwanda ruvuga ko batavuga rumwe narwo atari byo. Akongera akavuga ko muri kamere yabo abanyarwanda ari abicanyi. Avuga ko iyo umunyarwanda asabwe kwica ako kanya afata umuhoro, kuko kuva kivuka yategetswe kubaha, ariko ngo by'umwihariko nta n'umwe uba ushaka kugaragara ko afatanyije n'abandi. Uku niko wabona abanyarwanda. Ati kubeshya ku banyarwanda ni umwuga. Akomeza yifashishije amagambo y'umwe mu bakerarugendo w'umunyaburayi wageze mu Rwanda mu kinyejana cya 19. Ati mu babeshyi bose nabonye muri Afurika nemeza ko abanyarwanda ari bo ba mbere. Ni imvugo yasembuye intekerezo za bamwe mu banyarwanda barimo Dr. Deogratius Harolimana, watangije inyandiko igaragaza ko Long ari umuntu wabazwe n'ivangura rishingiye ku ruhu, agasaba abandi kumufasha kumvisha umuryango Royal African Society wamufashije ku gitabo cye kwitandukanya nawe. Uretse imvugo za Long mu gitabo zishyira abantu bose mu gatebo kamwe, inzobere mu mateka y'akarere k'ibiyaga bigari zatangiye kubona ibinyoma n'izindi ntenge ziri mu gitabo Do Not Disturb. Nk'umwanditsi w'ibitabo, Dr. Kimonyo yavuze ko kwivumbura kwa Kayumba na Karegeya kwatangiye mu 1997 ubwo abayoboke ba FPR Inkotanyi bamaganaga ruswa n'ikene wabo mu buyobozi. Dr. Kimonyo avuga ko kubuza ubwisanzure ariko kwarakaje Kayumba kugeza ubwo yahungaga u Rwanda muri 2009. Kuri Dr. Kimonyo ngo icyo kintu ni ikintu gikomeye umwanditsi Michaela Long adakwiye kwirengagiza. Uretse ruswa, Dr. Kimonyo yerekana ko Kayumba na Karegeya bifuzaga ko u Rwanda ruyoborwa kimwe na Uganda. Ibi n'abayoboke ba FPR batifuzaga na gato kuko ibihugu bitandukanye. Ati bamwe muri bo wabonaga bakomeye kuri Uganda cyane, bari abantu bashakaga kuzana imiyoborere y'Ubugande bakayikoresha mu Rwanda. Abayoboke ba FPR nibyo banze. Ya mudamu ntabwo abivuga kandi ni ikintu cy'ingenzi. Dr. Kimonyo yabajijwe niba kwivumbura muri FPR ari ibintu byamenyekanye cyane ku buryo umwanditsi yaba yarabyirengagije abishaka. Agira ati kiriya kibazo cyo mu 1998 nta kuntu atari kukimenya. Ni ikintu cyari gikomeye cyane, ubona abantu yagiye aganira nabo bamwe batavuga rumwe na leta, ibyinshi baramubeshye. Sinzi ko yari azi ko bamubeshya, ariko baramubeshye. Ni ukuyobya ku bushake. Yongeyeho ati hari abantu badakunda leta y'u Rwanda, bagakoresha uburyo bafite bwose mu kubikora, ariko Michaela Long akusanya ibintu byinshi byagiye bivugwa hirya no hino. Nge hari ibintu mbona ko ari ukubeshya, hari ibindi mbona ko ari ukwirengagiza nkana, ariko hari ibindi utamenye niba ari byo cyangwa atari byo.